twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Rwagasabo. Mu Rwagasabo rero tubabwira amateka agiye atandukanye, mbashimira mwese mukurikirana BLM TV online. Kamabwira ngo Ndimana Yaunda Jean Paul, reka tuza noneho tuganira ku kijyanye n'imihango ya kera cyangwa se ibyo kera twayaga twumva bita kubandwa, guterekera cyangwa se no kuraguza. Ariko noneho kuri uno munsi tugiye kureba ku cyitwa kubandwa. Ese kubandwa byagendaga gute? Hari abantu bagiye bumva amateka menshi agiye atandukanye. Reka twegere abasaza b'inararibonye bagende batubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, batubwire ese kubandwa byagendaga gute. Hari abagiye babibona, hari abagiye babivukiramo, ariko noneho reka twumve amwe mu mateka, twumva uko aho bagiye babyumva byagiye bikorwa muri rusange. Mwatagira mutwibwira. Nitwa Ntirandeka Emmanuel, nkaba iwacu ntabwo twiye tubandwa, ariko njye ndibuka ndi umwana nigaga mu wa 8 primaire, ahantu twari duturanye hitwa kwa Nyirandugu. Twagiye kwiga mu gitondo n'abandi banyeshuri, dusanga bari kubandwa mu gitondo mu rugo hanze hari abantu benshi. Umuntu ashobora kubyumva akavuga ngo ni mwamenye gute ko bari barimo kubandwa? Impamvu ya mbere twamenye ko bari kubandwa, twasanze abantu hari umuntu uri kuvuza inzogera nk'iriya bambika imbwa y'impigi, amayombo. Noneho bari no kwivuga ibintu byinshi cyane, ntabasha gusubiramo bito ko nge ntago nigeze mba mu mandwa, ariko ukurikije n'uburyo bari bambaye, kuko ngo mu mandwa habagamo kubyara, ugasanga umuntu ngo yabyaye mu mandwa. Hari abana hari utwangwiriza bari bamwambitse uruhungu rw'urutoni, ariko yambaye nk'uko umuntu yakwitera umwitero. Undi wari urimo mushiki we bari bamwambitse urukoma bashwanyaguritse, bari bwo bamutera gutya. Bari bambaye ibintu bitandukanye ku buryo wararebaga kubona ibintu bidasanzwe, ku buryo ukuriye n'uburyo bavugaga ibyo by'imandwa zabo, bavuza izo nzogera nyine baranabivuga ko ari mu margo, ko banatwirukagaho n'amacumu ngo twe turi inzigo. Baravuga ngo umuntu inzigo biba bisobanuye iki mu Kinyarwanda, kugira ngo abana b'iki gihe, hari abana baba batabasha kugenda bamenya ngo ibya kera byari bimeze gute, ariko noneho bakaba bagize amahirwe yo kumva amwe muri ayo mateka. Kwita umuntu inzigo byabaga ari iki? Ubundi nubwo ntigeze mbandwa, ariko narabisobanuje aho mare gukurwa. Uyu muntu wabaga atariza abandwa na rimwe, niwe iyo agiye ahantu bari kubandwa bamwita inzigo, kuko abadahuje nabo, kuko umuntu wigeze ugera mu mandwa cyangwa se akabandwa, wiyagezemo bamwakira nk'umukristo wabo. Iyo utigeze ubandwa rero niwo bita inzigo, ko uri nk'umwanzi wabo, ko ntago ubuhuje nabo. Kuri ubu ngubu se kubandwa mwebwe wenda mwagiye mubinyuramo mureba uko babikoraga, mubona kubandwa bikibaho? Nkurikije imyaka ngezemo n'icyo gihe uko nabibonaga nuko nabibonye, ubu ngubu niba binabaho yenda babikora mu byumba iwabo, ariko nkurikije nk'icyo gihe babandwaga nka 80%. Ariko ngubu niba ari n'abandwa, hari n'ababandwa habandwa nka 5% uko ukoze pourcentage y'abantu. Ni imisi tugezemo ko turi mu iterambere, turi muri viziyo. Nubikora abikora iwe yenda yihishe, ariko ntago bakibishyira ku mugaragaro. Hari ikintu twumvaga ngo babaga bambaye ubusa. Ese koko babaga bambaye ubusa buri? Ngewe icyo nabonye nahamya nahagazeho, hasi babaga bambaye, hejuru biteye izo mu z'ibyo bikoko bitandukanye nayo makoma. Ikindi nabonye bari bafite akabindi bita ngo ni intango, kajyamo nk'icupa rimwe n'igice by'amazi. Bashyiragamo ngo inzoga, ngo ikigage bavanze ngo n'umutanga, izo mbuto z'umutanga bamenye zirura cyane, bakavangamo. Umuntu wese ngo ugiye kunywaho kugira ngo nyine ngo ababaye imandwa yemewe cyangwa se yinjiye mu mandwa neza, bakamumuhe akanywera muri ako kantu, ngo birura cyane ku buryo nta muntu wamiraga intama irenze. Turekere mu kiganiro cyacu ni Urwagasabo. Mu Rwagasabo nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, cyangwa se nk'uko dukomeza kugenda tubikurikirana, tuganira ku mateka y'u Rwanda, tukaganira ku bigabiro by'abami, ndetse tukaganira ku mateka yagiye aranga umuco muri rusange. Ese noneho kuri uno munsi turimo kugenda tureba, twegereye bamwe mu nararibonye cyangwa se mu basaza, mu bakambwe, bagenda batubwira ku bijyanye n'umuco wa kera bitaga kuba. Rero imandwa nyine hari imandwa kwari ukwera no kwirabura. Imandwa rero urubyiruko rw'iki gihe ntabwo rukunda kumenya ikintu bita ngo kwera no kwirabura. Dusobanurire kwera no kwirabura ubundi byari iki? Kwera no kwirabura, ubu nk'ubu tuvugana, ubwo ni nko kubatizwa no gukomezwa. Itorero rero cyangwa idini ry'imandwa ryari idini
kuko abantu bose babaga bari abanyarwanda muri rusange. Nta muhutu wahabaga, nta mututsi wahabaga. Imandwa yari imandwa y'abanyarwanda muri rusange. Rero imandwa abantu bose bajyaga mu mandwa, umuntu yajyaga mu mandwa akera akirabura, ubwo akaba abaye umukirisitu w'icyo gihe. ubwo mbega akaba arabatijwe akaba aranakomejwe rwose. Kuko ubwo hari nijoro bambaraga ukuri, turumva ari byo twita ubusa, bambaraga ubusa. yego. nta kuri kubaho, nta umuntu yambara ukuri, bambaraga ubusa. yego. Noneho nijoro ubwo bakabandwa nyine, bakarara babyina, bakabaga, ubwo umva bakabyina imbyino zabo. Gusa urumva nanjye ubwo mbiheruka muri za 1964, ubwo 64 nari mu wa mbere, imandwa zari zikiriho. Ubwo rero baragendaga bakabandwa, nuko n'abana bakababatiza. Ubwo utaragiye mu mandwa ntabwo yamenyaga ibanga ry'imandwa. Oya, baramuhezaga kugeza igihe agiye mu mandwa kera kirabura, ubwo akaba abaye imandwa nyine. Ese ubona, reka nyita amadini ya kera cyangwa se y'abakurambere babayeho kera, ubona kuri ubu ngubu hari icyo byaba umuco, hari icyo watezutseho cyangwa se wateshutseho? Icya mbere mu by'ukuri abazungu batuzaniye ishyano. Impamvu ya mbere, imandwa, iyo mandwa wumva jyewe nabonye baterekaga intango, babagaga ikimasa. Iyo mandwa nta mandwa w'umuhutu yabagaho, nta mandwa w'umututsi yabagaho. Bisobanuye ngo nta macakubiri yari ahari. Bari abanyarwanda kandi banyweraga ku ntango imwe. Bashyiragamo imiheha, umwana agaturuka hariyo ubwungana nawe, kandi urabona uri umugabo, uruba turabyaye, wabaga ukiri umwana icyo gihe. Ubwo nyine nkagufasha ukanywa, wamara kunywa ugahaguruka ukagenda nyine. Ubwo ariko nubwo wabaga uri imandwa, ntabwo wabaga ufite uburenganzira bwo gufata agacuma ngo winyweshe. Ese nta mwe mu magambo yabaga yarakoreshwaga wenda icyo gihe mwaba mwibuka? Kuko tuba tugomba kwigisha abanyarwanda bakamenya umuco, bakamenya amateka ya kera muri rusange. Nta magambo amwe namwe mwaba muzi yaba yarakoreshwaga icyo gihe? Amagambo rero yakoreshwaga icyo gihe yari amagambo ateye ubwoba cyane. Kuko numvaga amagambo bavuga ngo ukabego, ngo byinshi cyane, ngo gerageza tubwiremo dukeya kugira ngo twumve uko byari bimeze. Bagendaga nyine bambaye ubusa. Noneho hanyuma bamwe bakajya bagenda basimbuka abandi, babyina imbyino zabo nyine, ati nagutinikiririzwa gutyo. Ibizina biteye ubwoba cyane, biteye isoni. Yego. Mbega bavugaga ibishego. Nuko noneho hanyuma bwacya, ubwo bakajya bakareba niba iyo mandwa yeze, ubwo bakajya mu utuntu bubakaga inyuma y'urugo. Kwera kw'imandwa ubwo babipimaga gute? Nyegera rwose, ongera wigire. Kwera kw'imandwa, kwera ubundi wabaga yamaze kubatizwa muri iryo joro, babarabaga ivu ry'umweru, ntabwo ari ivu ry'umukara. Bakabaraba neza, kuko ntabwo wabashaga kumumenya, kubera babaga bamaze kumuhindura isura. Bityo rero ubwo yabaga yeze, ubwo agahabwa isubyo, ndetse akanarya no bakamwakira mu itorero, muri iryo torero ry'Imana. Kuri ubu ngubu urubyiruko muri rusange rutari ruzi amateka, wenda tubiciye hejuru ho gatoya, ariko wenda hari igihe tuzagira tugakomeza tukabicukumbura, tugakora ubushakashatsi bwimbitse. Ubona kuri ubu ngubu, ese hari imigenzo nk'iyo ngiyo ya kera igihari? Imigenzo ya kera ntabwo yaboneka, kuko hariya baranywanaga, bamara kunywana, ubwo umuntu kujya kunywana nkuko ntakuzi, nabaga ndi kujya gushaka iwawe w'umuryango. Twamara kunywana ukaza mu mandwa y'iwacu, tukaba tubaye bamwe. Kandi muri icyo gihe ukuntu abantu babaga ari bamwe, ubwo bwoko ntibwabaga burimo bw'abahutu bw'abatutsi. Noneho bamara kuba imandwa imwe, ubwo hahantu natinyaga kuba ntarara nkajyayo, kuko nzi kuri inshuti yanjye twarananywanye, turi no mu mandwa imwe. Ese dukurikije uko amateka yagiye yisubiramo, abo bantu kera bigeze banywana, babandwa,
nko kuvuga ko bari bahujwe n'umuco umwe. Njye nkeka ko iyo biba biriho koko nta jenoside yari kuba mu Rwanda. Jenoside rero yakuruwe na kwa kubatanya, kuko umuzungu yaje asanga bafite intango bunze ubumwe banywera kuri ya ntango imwe, kandi noneho n'imandwa ari imwe, biramucanga. Bimucanze aravuga ati aba bantu kubatandukanya biragoye, kuko ndibuka iwacu rwose mu rugo habaga hari Kinigamazi. Kinigamazi cyari igiki? Yari umusore ushoboye guterura intanga, kandi akaba ari ubanza gusoma. Urumva niba hari umuntu wabaga anena undi, nta muntu wagombaga kuza ngo abanze gusoma ya nzoga noneho ize kunywebwaho n'imfura, ahubwo bari bamwe, nta muntu bisobanuye ngo abanyarwanda twese twari umwe cyane. Reka mbashimire mwese mwari mukurikiye ibiganiro byacu bya BRM TV online. Reka mbabwire ko kuri uno munsi twaganiraga ku kijyanye no kubandwa ndetse no guterekera, aho batubwiye byinshi byagendaga bikorwa, kandi mbabwira ngo kuri uno munsi turaza kugenda mu biganiro byacu by'ubutaha tuzaganira ku bijyanye n'umuganura, nkuko aricyo gihe tugiye kugenda twinjiramo, ndetse ku muganura tuzasimbukira mu Rukari turebe i Nyanza, tuganire n'abakambwe, tuganire n'abakecuru, batubwire ese umuganura wategurwaga gute, ubundi umuganura usobanura iki ku munyarwanda. Bye bye, ciao ciao, ndimana Jean Paul.